ikinamico ejo si kera dufatanye kubaka ejo heza h'umuryango wizihiye u Rwanda. Ejo si kera. Ariko rero kapo mani ndumva twabireka kabisa. Gute mani dore abapampi bagenzi bacu bamaze gushira muri kasho bro. cyopfa na babisi mani rekana nizo renge mwana kwera kunanese nyikorere mani uzi gushimuta umwana wa preclare mani umusajye w'intanyi mutura mu Caritas iyo nibutse ibintu yankoreye mani ndikubitekerezaho ngasanga ni danger kabisa. ariko hari wibagiwe uko banyita ndi dogita mani diregiteri generali urumva ninjye kamugi papa byibuke va rero wa mu Caritas ngewe uyu muswa ngiye ngomba kumukomagura akabona ko tutaje kubara inyenyeri mu mujyi wa Rwanda. Umva doctor ngiye byose ndabikora ngendeye ku mabwiriza yawe tu ngacanga irange nyine neho numva semerezi yo mbiriti wakeneye mbanze nikubitira imyuka urumva tunywera umunyarwanda. Hanyuma rero neza nyuma yo gusuzuma uko mama wahagaze ubu ngubu twasanze twamusezerera. None se aka kanya arakize neza? Twamukurikirana ari mu rugo. Ni byiza biraza kunyorohera kurushaho kuko urebye n'ishuri rya risani ritangiye kunanira. Cyokora nawe nasanze uri umukobwa utangaje kurwaza kwiga ntusanzwe pe. Byose no kugerageza no kumva ko buri kibazo kigomba kubonerwa igisubizo tarinze wategera abandi amaboko. Ibyo nibyo rwose. Reka tumwandikire imiti azakomeza kwifatira mu rugo gusa murabanza mwishyura amafaranga asigaye yose. Andi mafaranga asaka kanya ndayakura he mane yanjye. Yego neza. Oui papa. Bite mukobwa wanjye? Ni byiza. Nashakaga kukumenyesha ko bagiye kuduseterera mu bitaro. Ubusaka kanya arakize? Yego nako ntabwo akize neza ariko imiti barayima tuzajya twifatira mu rugo. Ubwo nizere rero ko azaguma i Kigali nyine akabanza agakira neza. Urumva batubwiye ko bazajya bakomeza kumukurikirana. Naguma aho ngaho i Kigali akire neza rwose azabone kuza wenda. Ntugire inama wakwirukana Serafine kuko mama namara gukira neza azagaruka. Ubwo ibyo bibazo biba bikureba wowe uba umenye ko kwa muganga hakenewe andi mafaranga. Amafaranga yikize? Ayaburagaho kandi hari n'indi miti bagomba kuduha tugatahana. Ntacyo ubwo nkorera igiteranyo cyayo nze kuyakoherereza. Besti ndabona umusore watangiye kugarura agategeda. Ahantu twamuvuje haramufashije cyane. Cyakoze reka mubwire icyo mbona ubyuko kugenda nta kigenda pe. Gutese. Oya ndebera tura dusiporo wabikoresha. Wakureka rero ngiye nkiri imbuto mu kigero nk'icyabo. Ayayaya. Waraje wiyemerere. Ewe reka nkureke nigendere. Oya. Rimwe nzakorana nabo imyitozo maze mbakosore bumirwe. Kandi rero nawe utangire kujya ukora imyitozo dore utangiye. Bakureke uguraje rero. Ranzanye. Ese Beri uri mu bicyaho mu gikari? Ndimo kuzinga imyenda ariko ndarangije. Neza yansobanura ikibazo cyawe. Mbitekerejeho nsanga ntacyo byabitwaye ugumye hano. Yo murakoze cyane pe Imana ibaha umugisha. Ubu narindi kwitegura kugenda. Ubundi hashye hakongoke sasi. Ese neza umusizi nyuma na waraje. Urakoze cyane kuri aka kantu ko kumuzanye pe. Bega bakobwa ubuse nimwategereza n'umuntu akabanza kahagera. Wise mwibera we. Zana ibyo uzanure k'ibyo nawe. Yitondesha. Aha. Beni ngwino hano. Naje ne. Birani ibiki ukoze? Ibihese. Uhaye mama inzoga? Yewe shane mbabarira pe sinarinzi ko ari bumwe ku kirahure cyanjye kandi nukuri nta nubwo nyweye nyinshi. Ninde se wakubwiye ko wanjye bahanywera inzoga? Beni nanjye no kwicuza impamvu natumye uza hano. Ariko ne nawe nabisabiye imbabazi nagusabye imbabazi. Ceceka ubusi kuko mana yanjye mama ndamenya mutwara nte yasinze ko. Ubwo si wowe ntiwanagira impuhwe mwana utwite? Ntabwo uzi kuko uyitaho ubu uri no kwita ku mwana utwite. Wanakwiyangiza ukaba uri kwangiza uwo mwana utwite nta soni. Ko nisa nawe. Rero reka nzanira keke. Yo mbega byiza we
iyi niyo bita surprise. Ako se mama iyo fanta ntiri kukumena umutwe ko wese wamuri ahubwo nayikunze aba ariyo muzajya mungurira rwose ndumva imeze neza. Tukwifurisha ikaze mama neza. Beri wambwiye ngo papa w'umwana wawe bite? Mama ne rwose agenda nyihishahisha ariko nzakomeza kumushakisha wenda nimubona hari icyo azamfasha. Harya n'uwambwiye ngo arafunzera. Ariko mama ibyo biganiro mubireke biri kutubirihiriza rwose. Dore ngibyo bizatuma ibibazo bidacika. Ibi bintu tugomba kujya tubiganiraho ti. Oya mama mufate. Beli urabona ikosa wakoze. Wesley Siro Adashani wambwiye ngo nzakwigisha utuntu tumwe na tumwe muri mu bintu bijyanye n'amakata nyine na fotokani. Umva ugigisha se? Umva shove hano ahubwo agira vuba. Enda ngwino nkwereke. Biri bafata gutya. Okay. Ubundi ukazamura nyine zamura hejuru. Aho hangaho noneho. Herekeye mu matama nyine aho ngaho. Ako se jero tankubita umugeri wowe. Nyine urazamura ugacapa. Ako se jero tankubita umugeri. Fungume wundi wavanse none watake tu. Gute? Ataka nyine. Ya. Okay. Okasha. Okay. Okay, twa. Ongera. Agasore rukujye. Bite bya batanye kubitira umugeri. Yarasubwira uruguru rukanswa n'icyamu. Cyangwa gwe singiye suko nyifata none narangiza nka izamura nka cheka umuntu nyine amenyo nka yaramba. Ukuntu ubufunga ingumiro kuri kwira. Ese soko sirimo. Ese jewe kwa uko nyifunga nyine ngakubita umuntu amenyo nkayakuramo ibintu mbwira nibiki. Unyumvira noneho. None ubundi siriro. Ntago twiga karate kugira ngo dukura abana amenyo. Karate gufasha nyine kwirinda ntabwo ari ibyo nyine kwa kundi ko gukurana amenyo n'ibyaho n'ibyo basinze. Ako je ntago kocora bura naho ngenzi nk'utwo tuntu. Nahita ngo hanje. Abana bya bikabya ndabeza urugamba rwangu. Reza harya ngo muri abakarateka. Yani bakonye internet. Kanze mbere ku mukino sha. Papa mureke ibyo ngibyo mwirirwa mwiki. Ariko hako noneho ko. Umva. Yes. Umukino bita gushyushyana. Murawuzi? Ntaho tuzi. Dore ndeba neza. Rukuba ibiganza. Yego. Rukumva ukabitega neza. None undi muntu muri kumwe akaza akakubitaho. Reka dupimere kuri jado. Mushyucyanye na jado. No si upimira kuri siriro. Ese papa nawe rero. Ninswata. Ubwo naye ndatega ukubite. Uri kubyumva? Wateze neza. Tega neza. Nese wabwiye siriro. Oya tega neza. Ese papa. Oya nasi. Papa na siriro rero mukubite oya na. kandi wa mugore nanga ko nkubwira nawe ukansubiza. None se kuki udashaka ko tubyumvikana? Ntacyo numvikana nawe. Uyu mwana se nitumwereza ku ishuri n'uzajya aza kuragira ziriya hene. Niko mwana ngeragira hene. Reka n'icyo muhitiramo ibyo agomba gukora. Se tu. Nanjye ndi nyina ngomba kumutekereza ibizamugira akamaro ariko. Uko ushaka kwigirira nyurugo mbimenye. Ariko se kuki ushaka guhimana koko waretse tukabyumvikana? Fungo umva Silver. Cikesha wowe ubugira ngo bigende bitawe. Mwiriwe. Reka nabumvaga. Reka umwana ajye kwishura. Arabyumva kandi wa mugabo we bizakugirira akamaro uzabibona menyo. Ariko ubuzuretse umwana akajya ku ishuri. Kugeza mbamubwira. Akiga gatsinda karangiza. Yakwiteza imbere kandi nawe yazaguteza imbere. Rwose uzakongera kujya ugenda uvumbuzwa. Simvumbuzwa ariko burya ndisengerera. Ko tuziranye kayisha. Ndisengera rwose. Turaziranye. Si nibyo byangenza ubwo butumwa ndabuguhaye. Wagenzwaga n'ibiki? Mfite umushinga nyine wo kujya ndangura ihene hanyuma nkazibaga nkagenda rero nshyira inyama abantu mu rugo badataye umwanya bajya kuzigura kugira ngo mbabaze niba namwe nabashyira kuri liste. Papa usiko nuba cyokerwa kweli. Iki zawe ni rurangiza kweli. Haya uzongera uvuye ngo ndashaje. Twongera. Oya reka papa ntabwo nakongera giye. Okay. None reka nitegura inama nshaka kujyamo. None se papa. Uko hari agatekerezo nashakaga kukugezaho. Akaye gatekerezo se. Nyine bya bindi byo mwavugaga we na onkre byo gufata aba basore bacuruza ibiyobyabwenge. Ngiye numvaga nyine ari akantu nabafasha tu. Oya ibyo byihore biri mu kazi ka polisi. Ariko nyine ndaza kubiganiraho na Van Bernard numve nta kibazo. Ntiwumva sawo. Erega twanajyana muri operasi. Ngiye nabaha amakuru ariko nkanabereka naho batuye bari abatipe. Oya jado.
uracyari muto rwose, rwana no guha ubuzima bwawe icyerekezo. Gahunda yo kujya muri universite waba waratangiye kuyitekerezaho? ariko Serafi ndashaka kukubaza, nk'igihe wiri uzengurukira muri iyo nzu yitera intambwe urenda kuyubaka ko nayirangije? Sirive sawa, uranyimyoza ninjye wimyoje ngo sawa? Ubundi nkubajije icyo nziza wakimbwira njyewe ngo ndakinunguzizaga. uranziza ikese? Mbese urumva ndakosa ufite? Naryo umva ngo ubwire Sirive, ikosa rya mbere ufite ni ukwirirwa mu bintu bidafite umumaro. ngo iki? uravuze ngo gahunda za leta zose nta mumaro zifite? Umva nushaka umbimbira ibintu ndavuze, ibintu wihaye byo kwirirwa ubunga mu ngo z'abandi, wirirwa urebuzwa ibintu bitakureba. Umuntu w'umugabo ndagara ibyo ngeneye yuko uza ukita ku rugo rwawe. Noneho nanjye ndakubwiye ngo gahunda za leta ziraruta gahunda z'uru rugo zose uko zakabaye. Ese Sirive ngubaze, ubundi ninde waguhaye kara kazi ko kwirirwa ubunga uzerera? Kandi Serafina ako Serafina iki ibesi ngubite ngweretse ngumu ndashaka amafaranga go kugura perike, bira bintu wihaye byo kwirirwa uzenguruka mu bintu bya politike. Akubundi Sirive ukuraga mwiki barakwishuraga? Nga rero yigura kuko ndambiye kwirirwa ndeze ibintu by'ibitambaro. Urarambiwe? Wavuze ko ari njye urambiwe se ahubwo ushaka kujya mu bandi bagabo? Ayinya iki? Ndakuzi. Iragunda ndikona ngikunda nubikundo tunodutonzi kona ngikunda. Ego kubu ese wabyutse byari ne? Mama uzi igihe bwakereye? Kumereye nabi we. Mama ntuzongere kunywa inzoga. Urinda umbwira gutyo se nari mbizi. Cyakoze Belize umva ahita zingutwa mvira. Oya ntabwo nakwirukana Belize. Mama sinshobora kumubabarira ikosa yakoze ryo kuzana inzoga hano, byongeye akazi kunywesha zikuri ku miti utarakira. Mu bintu ugomba kwirinda no guhutaza umubyeyi utwite. Ahubwo mama Karame, utumye nibuka ikintu maze igihe nibaza ntarabonera igisubizo. Siliveri ko namwumvishe kenshi avuga ko ntari umwana we. Ndashaka ngo nsobanurire mama, mu by'ukuri Siliveri ni papa cyangwa si we? Neza tunguje mama w'ikibazo gikomeye cyo kumenya niba koko Siliveri ari wese. Ese mama aya makuru Beatrice arayahera he ko adacana uwakana Siliveri? Ntuzacikwe n'igice cy'ubutaha. Ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko? Mu Rwanda izi ndwara ziterwa hanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, ntiwihebe. Egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima n'ibitaro by'akarere cyangwa uhamagare ku murongo utishyurwa w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kuri 114 cyangwa ku murongo utishyurwa w'umuryango GARG kuri 1024. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa GARG ubufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Ni buri wa kane saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ikinamico ejo si kera muyitegurirwa na Zacu Entertainment mukayigezwaho n'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo. Ejo si kera.